yitwa Uwicyeza Pamela, akaba rero ari umugore wa Theben. Ku inshuro yamaze gusiba amwe mu mafoto rero y'ibihe byiza bagiranye n'uyu nyine muhanzi cyangwa se nyine uyu wahoze ari umugabo we Theben. Ni kuma shusho cyangwa se ni ku mafoto nyine yabarizwaga ku rukuta rwe rwa Instagram, dore ko ari urukuta rwe akurikirwa n'abasaga ibihumbi 400 byose, aho uyu Pamela rero amafoto y'ibihe byiza bagiranye n'uyu Theben yamaze gukurwaho kuri uru rukuta nyine rwa Instagram. Nubwo nyir'ubwite atarazanga atangaze nyirizina icyishe inyuma y'ibi ngibi, ariko nta n'umwe uri kuvuga ku byabaye nyine nyuma yaho nyine uyu Pamela yaravuye hanze, aho icyamamare Ashton hari yageze mu rugo kwa Theben, ariko ntiyasanga nyine uyu mufasha we Pamela, dore ko yaragiye rero mu rugendo nyine n'inshuti ze. Pamela yaragiye kwizihiza bimwe byiza nyine hamwe n'inshuti ze. Uyu Ashton Hall yaganiriye rero na Pamela kuri telefone, ndetse uyu Theben abasha no kubaza uyu Pamela aho mukuru wari witwa Sonia, ariko mu by'ukuri bamwe bakunzi rero ba Theben cyangwa se nyakurikira music muri rusange bavuze ko uyu Theben yashakaga kwihera pase uyu Ashton Hall, ndetse Ashton Hall byaramurenze, avuga ko nyuma y'amezi 6 azagarukana mu Rwanda ubundi aje kureba nyine uyu muryango, dore ko ari umuryango yisanzemo. Bamwe batatinye no kuvuga ko uyu Ashton Hall asa n'uyu Theben, ndetse bakaba baragiranye n'ibihe byiza. Ku inshuro yaribaza rero icyishe inyuma y'umubano wa Pamela ndetse nyine na Theben, dore ko abangaba rero bafitanye umwana umwe nyine ari we Luna, dore ko uyu Luna mu gihe uyu Ashton yari ahari nyine yarasigaranye n'uyu Theben, aho bamwe bavuze bati si byiza burya ko umumama asiga umwana utaragira umwaka umwe cyangwa se imyaka igera kuri 2. Bamwe rero ku mbuga nkoranyambaga byaravugishije, ariko turaza kumenya ukuri vuba. Gusa icyo ngusaba no kwakanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byize birano bijye bikugeraho 5 kuri 5.